Bibiliya iratubwira abizera, haleluya, abizera tukiri mu isi hano. Bibiliya tugira ngo dufashe igihe hehe? Dufashe igihe mu ntambara, turi ku rugamba. Hanyuma rero impamvu zacu zo kwiyiriza ubusa zikwiriye gusobanuka, n'abandi bantu bajya babyumva batabisobanukiwe banabiseka bakamenya impamvu izo arizo. Kubera ko iyi nsanganyamatsiko y'aya masengesho cyangwa se intego y'aya masengesho ariko mwabishatse ari ukwiriza ubusa no kuyoboza Imana inzira. Haleluya. Abantu bakwiye kumenya impamvu yo kwiyiriza iki. Ndavuze ngo iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Abarwana intambara zina umva, buriya nkunda Bibiliya, nkunda ijambo ry'Imana. Abarwana birababaje cyane kubona ko hari umuntu uvuga ngo ashinzwe ministeri ni, ariko ukajya ubona ntamenye ministeri ashinzwe ko ari iya hano, ni yaha. Ndi kuvuga hagati muri iyi nzu ariko no mu nzu y'umwuka. Haleluya. Ministeri dushinzwe ntimuzazigereranye n'izina. Ministeri zo mu nzu y'Imana ntabwo ari izina. Tuzikoreshereza inaha ngaha ariko ntabwo ari izina. Haleluya. Ntabwo zikorana n'abantu binaha, zikorana n'abantu bari kugiyo. Hari umwanzi utirukanwa n'amasasu y'inaha, hari umwanzi udakangwa n'amabombe y'inaha. Bene uwo nguwo kumwirukana akava mu buzima bwawe keretse kwiyiriza ubusa no kugira gute no gusenga. Ntabwo intwaro zacu zimeze nk'izo ngizo, ntabwo zimeze nk'izo. Dufite abantu bamaze gukama mu kuri. Dufite abantu bahindutse abanyedini, bagatinyuka kandi ugasanga babaye fiere y'icyo kintu. Ngo ngewe ngo rega shango ubu ngubu sengo ariko ngo mwabana mwe, ngo mwabana ngo mwe nibyo bintu rega ngo ni ibintu by'ubwana. Ngo shango rega ngo ubutwarasenze, ngo twarasenze ngo kwiriza ubusa, ngo mutege ngo rega ngo twaragiye twirije ubusa ngo imyaka ngo byara ngo nitukibishoboye. Nitukigize gute? Bihagarara ryari? Bihagarara gihe ki? Nimba byarahagaze ukaba warabyemereye ukaba usigaye unabyigamba ko byahagaze kandi ko hari imyaka umuntu agera mu bigahagarara, urashaka kugira ngo uragira ngo udapfase. Rutwara abasaza, rugatwara abasore, rutwara abariye, rugatwara abashonje, rutwara. Nta mpamvu n'imwe yatuma tutasenga twirije ubusa nkuko muranyemerera dusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu Imana kiturinze dusoma amagambo y'Imana mu gitabo cya Ezira igice cya 8. Amen. Igice cya 8 ndasoma mpereye ku murongo wa 21. Maze ntegeka kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose.
kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. 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 Kubera ko mu Rukiri mbizi neza yuko hari abanyamasengesho, ikindi gihe dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza, bakaduha za topiki zitandukanye cyangwa se intego z'inyigisho zitandukanye zo kuganiraho, ariko iyi ntego mwihaye, amen, iyi ntego mwihaye yarandyoheye cyane. Amen. Iyi ntego mwihaye yarandyoheye, kandi ibintu mwashatse mwishingikirije kuri iri jambo ry'Imana bizababaho. Kubera yuko nta kintu na kimwe, amen, nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe Bibiliya ivuga kitazaba, kandi nta cyabaye udashobora gusanga hano mu ijambo ry'Imana. Ndasubira muri iri jambo, ibintu mwahisemo ko bibayobora muri izi mpera z'umwaka, mugahita mwaya magambo, mugahitamo kwicara imbere y'Imana iyi minsi mufite intego imeze gutya, ndavuze ngo ibi bintu bizababaho. Kubera yuko nta kintu na kimwe Bibiliya ivuga kitazaba, kandi nta kintu na kimwe cyabaye kitari mu ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Gufata gahunda yo gusenga no kwiyiriza ubusa murimo muyoboza Imana inzira, ndatekereza neza yuko inzira turi kuyoboza ntabwo ari inzira zijya muri Amerika, ntabwo ari inzira zijya ku mugabane w'Uburayi, ntabwo ari inzira zijya muri Aziya, ntabwo ari inzira zo kuzenguruka mu migabane izwi tujya gushakiramo ibindi bintu. Turimo turayoboza Uwiteka inzira, haleluya, yo kujya mu ijuru no kumenya uko dukwiriye kwitwara ku buzima bwacu muri ubu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka tukiri hano, twitegura inzira ijya mu ijuru. Amen. Amen. Haleluya. Mwafashe gahunda. Ezira dufite inzego nyinshi mu mvugo nshyashya dusigaye twita za ministeri mu itorero. Amen. Ezira yarashinzwe ministeri y'iby'umwuka. Birababaje cyane kubona ko hari umuntu uvuga ngo ashinzwe ministeri ni, ariko ukajya ubona ntamenye ministeri ashinzwe ko ari iya hano.
ni yaha ndi kuvuga hagati muri iyi nzu ariko no mu nzu y'umwuka. Haleluya. Ministeri dushinzwe nimuzazigereranye n'izina. Ministeri zo mu nzu y'Imana ntabwo ari izina. Tuzikoreshereza inaha ngaha ariko ntabwo ari izina. Haleluya. Ntabwo zikorana n'abantu binaha, zikorana n'abantu bari kugiyo. Haleluya. Ezira yarashinzwe ministeri y'iby'umwuka, hanyuma ahura n'urugamba rukomeye. Ntabwo uyu munsi nshaka kwinjira muri enseignement théologique cyangwa se inyigisho za teologiya zo kuza gucukumbura amateka ya Ezira n'izi nkuru cyane. Nge ndagaruka kuri iyi ntego mwihaye. Haleluya. Byatumye afata icyemezo. Mu nzira yacagamo n'ubwoko yari ayoboye n'imiryango yari kumwe nabo, babonye imbere yabo hari urugamba badashobora gutsinda cyangwa kurwanya ngo barutsinde. Muneza amatwi. Ndamukunda cyane. Haleluya. ngo byamuteye isoni. Hari abantu batagira isoni. Ngo byamuteye isoni kuba yajya gutakira abami n'abakuru b'ingabo zinaha. Ntago murimo mubyumva. Ngo byamuteye isoni, yumva ngo bimuteye isoni kuba yajya gushaka imbaraga zinaha zo kubarwanirira. Ngo bimutera isoni, ngo afate icyemezo. Haleluya. Haleluya. Ngo aravuga ati hari ikindi nakora. Nshobora gutabaza abantu bandabara birashoboka, ariko nkurikije ibyo nshinzwe, nkurikije ibindimo, nkurikije Imana namenye, mbonye yuko Imana yacu ari ishobora kudutabara yonyine. Haleluya. Ngo ategeka abantu bari aho bose bari bari kumwe nawe kwiyiriza iki? Ubusa. Bagasenga Imana, ngo bakayihendahenda kugira ngo ibarengere ku banzi babo. Aravuga ngo Imana yacu yemera kutwumvira, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Ndagira ngo mbabwire impamvu zo kwiyiriza ubusa. Kamvuge nkeya ni nyinshi, ariko ndagira ngo mvuge impamvu zo kwiyiriza ubusa. Bibiliya iratubwira abizera. Haleluya. Abizera tukiri mu isi hano, Bibiliya iratubwira ngo dufashe igihe hehe? Dufashe igihe mu ntambara, turi ku rugamba. Hanyuma rero impamvu zacu zo kwiyiriza ubusa zikwiriye gusobanuka. N'abandi bantu bajya babyumva batabisobanukiwe banabiseka, bakamenya impamvu izo arizo. Kubera ko iyi nsanganyamatsiko y'aya masengesho cyangwa se intego y'aya masengesho ariko mwabishatse ari ukwiyiriza ubusa no kuyoboza Imana inzira. Haleluya. Abantu bakwiye kumenya impamvu yo kwiyiriza iki? Ndavuze ngo iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Abarwana intambara zina. Umva, buriya nkunda Bibiliya, nkunda ijambo ry'Imana. Abarwana ubu twicaye gutya,
ntago twaburamwe umuntu wakoze umurimo wa gisirikari cyangwa se uwukora akaba ari mu karuhuko cyangwa se akaba yarawukoze wenda ari mu karuhuko ko nk'umuntu warangije imirimo. Ariko amakuru makeya mfite nshobora kumenya, nubwo ntakoze uwo murimo, ngewe kuva nabyiruka umurimo nakoze nuwa hano mu nzu, niyo mirimo nakoze, nta yindi mirimo nigeze gushaka kugerageza gukora ibindi mbona biranze, hanyuma nguma hano. Kandi nari umusore, none ndashaje, ariko sinigeze mbona Imana ireka umuntu wayikurikiye. Amen, amen. Abasirikari, ingabo zinaha, iyo bavuze ngo ziteguye urugamba, murangurike neza, iyo bavuze ngo ziteguye urugamba, hari ahantu urugamba rwenda kuremera. Ubagije umusirikari wese ukamubwira ngo ikintu cyihutirwa mbere y'ibindi ni iki, akubwira ko ari ukurya. Niko bimeze. Mbere y'ibindi bintu byose igihe bigishoboka, badatunguwe n'urugamba, akaba ari urugamba bari gutegura. Ibyo ni kuvuga turumvikana. Mbere yo kurujyaho habanza iki? Habanza kurya. Kandi kurya apana bya bindi byo gufata utuntu, n'ukurya. Kubera ko baba bateganya yuko bashobora no kutazongera kurya vuba kubera impamvu z'urugamba. N'abasirikari b'inahanga, kandi kurya kwabo abashinzwe imibereho yabo wagombye kwerekana ibyo bashigaje, kuko batashigaje ntibariye. Ubwo uri kubakinisha, wabakinishije urimo urakinisha. Niko sha bariye barangije kurya. Kugira gute no gusenga twese tuvuge ngo amen, haleluya. Keretse benuwo hari umwanzi utirukanwa n'amasasu y'inaha, hari umwanzi udakangwa n'amabombe y'inaha. Benuwo nguwo kumwirukana akava mu buzima bwawe, keretse kwiyiriza ubusa no kugira gute no gusenga. Amen, 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 amen. Keretse kwiriza ubusa no kugira gute. Hari ibintu isi idafite. Icyo muracyumvise? Hari ibintu isi idafite, nubwo yaba bakomeye ku ruhe rwego. Hari ibintu isi ariko mumbabarira ntatinda aho ngaho, ntabwo nshaka gutinda kuko siho nshaka. Mberetse ndashaka kubereka, hari ibintu nshaka guhuza profete, hari ibintu nshaka guhuza, hari ibintu nshaka guhuza, nshaka ko abantu babyumva. Twebwe abizera tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Twebwe rero kugira ngo urugamba turushobore, twe tureka ibiryo, kubera ko urugamba turwana ntabwo ari urw'inaha. Kugira ngo twebwe turugeho dutegerezwa kureka iki? Ibiryo. Abarwana urw'inanga iyo bari kurwitegura, gahunda bashyiramo kurya. Twebwe iyo twitegura kujya mu rugamba rw'umwuka dutegerezwa kureka iki? Ibiryo. Ngiye impamvu yo kwiriza iki? Ubusa. Matayo 17:21 ntabwo tujya gusoma, abafata note muzifate, ndashaka kukwihuta. Matayo 17:21 Yesu amubajije ikibazo gikomeye.
gukubita abadayimoni bamuzengereje bagikubitana ngo acyaha dayimoni yari muri uwo muntu aravuga ngo dayimoni muvemo ako kanya abadayimoni barasakuza basohoka muri uwo muntu abigishwa bari bamuzengurutse baratangara baramubwira ngo mwana bigenze gute twebwe twarasenze byaranze arababwira ngo bene iyo dayimoni bene ibyo ngibyo ntavanwamo n'ikindi keretse kwirinda ubusa no kugira gute no gusenga twese tuvuge ngo amena haleluya keretse bene uwo hari umwanzi utirukanwa n'amasasu y'inaha hari umwanzi udakangwa n'amabombe y'inaha bene uwo nguwo kumwirukana akava mu buzima bwawe keretse kwirinda ubusa no kugira gute no gusenga amen 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 keretse kwirinda ubusa no kugira gute hari ibintu isi idafite icyo muratumvise hari ibintu isi idafite nubwo yaba bakomeye ku ruhe rwe hari ibintu isi idafite nta ntwaro bafite zo gukura umudayimoni mu muntu ntayo bafite ntayibaho nta ngabo zo ku isi zikomeye zishobora kurwana na satani oya ari ariko agakobwa gatoya haleluya kamaze gusobanukirwa uwo kizeye uwo ari we karahagarara ukabona gahagararanya amakonfidensi kagategeka ko ngo dayimoni ndagutegetse sohoka kandi gahita yumva igasohoka izina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya haleluya twebwe rero niyo mpamvu yo kwiriza iki imbaraga zacu twebwe abandi bashaka imbaraga z'isi no kurwana no guhangana bazishaka bakabanza bagashaka ibiryo twe rero kubera ko izo turwana nabyo ari ibiryo byo mu mwuka butagaragara duhita tureka ibiryo tukambara imbaraga zirenze amen amen tukambara imbaraga zirenze izo Paulo yarabivuze neza aravuga ngo nubwo mutubona twebwe tugenda nk'abantu ariko ntabwo tumeze nkabo aravuga ngo n'intwaro zacu twebwe dukoresha ntabwo zimeze nk'izabo aravuga ngo imbere y'Imana izo ntwaro dukoresha zifite imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi aravuga ngo bikubita hasi ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima twarangiza tukabigomorera Kristo izina ry'Imana nirihimbaza amen amen ntabwo intwaro zacu zimeze nk'izo ngizo ntabwo zimeze nk'izo dufite abantu bamaze gukama mu kuri dufite abantu bahindutse abanyedini bagatinyuka kandi ugasanga babaye fiere y'icyo kintu ngo ngewe ngo rega shango ubu ngubu sengo ariko ngo mwabana mwe ngo mwabana ngo mwe nibyo bintu rega ngo ni ibintu by'ubwana ngo shango rega ngo ubutwarasenze ngo twarasenze ngo kwiriza ubusa ngo mutege ngo rega ngo twaragiye twirije ubusa ngo imyaka ngo byara ngo nitukibishoboye nitukigize gute bihagarara ryari bihagarara gihe ki nimba byarahagaze ukaba warabyemereye ukaba usigaye unabyigamba ko byahagaze kandi ko hari imyaka umuntu agera mu bigahagarara urashaka kugira ngo udapfa se rutwara abasaza rugatwara abasore rutwara abariye rugatwara abashonje rutwara nta mpamvu n'imwe yatuma
senga twiyirije ubusa nkuko tubisabwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nta rwitwazo ngo ngewe ngo munda. Hari abantu bamugajwe no munda batajya banasenga, babaye ibimuga byo mu bifu batajya banasenga. Ngewe rero igifu kindiye ntasenze nibwo mbabara cyane kuruta iyo kindya nasenze, kuko kizakurya wasenze wirije ubusa, kikurye uti wariye ibindi kinakubwira ati biwariye nabyo sibyo nashakaga. Wowe ngo uragirira uyu mubiri gusa. Ijambo ry'Imana riratwereka ko hari intwaro. Haleluya. Abizera bakwiye kwambara bafashe umwanya wo gusenga no kwiyiriza iki ubusa. Kwiyiriza ubusa. Ntabwo ari inzaduka. Niko mugabo twigiye ku birenge yaririmbye. Ngo aravuga ati ibyo sinza nibyo twigiye ku birenge by'aba tubanjirije. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Paulo na Barinaba, izo nkuru muzazisome mu byakozwe n'igice cya 14. Muzagisome ariko mugere nko ku mirongo ya 23 na 24. Paulo na Barinaba bari mu ivuga butumwa. Abantu barabarwanije cyane. Bageze muri Antiokia, abantu ngo b'Abayuda ba muri Antiokia bamwe boshya abantu, boshya rubanda. Ngo baravuga ati abantu mubarwanye. Dore batumire nabi ngo bafata, ariko bakaba bapanze amasengesho. Haleluya. Yo kwiriza ubusa. Nimusome iki gice muzabyumva. Ngo bafata Paulo bamutera amabuye, ngo agwa imbere yabo yubamye, ngo bibwira yuko yarangije gupfa. Bamukuruburanira inyuma y'umudugudu nko kujugunya umwanda hariya. Abigishwa bagenzi be b'Abarinaba bari biyirije ubusa, ngo baramuzenguruka baramugota. Haleluya. Bakimara kumugota ako kanya ahita byuka akomezanya nabo bajya mu ivuga butumwa. Haleluya. Abakurubanye bajugunya hari gutera amabuye. Nawe mwibaze, ntabwo tubona hari ikindi kintu cyabaye bakoze. Nta nubwo biri twereka yuko basenze. Erega ikibazo dufite, ikibazo uzi impamvu usenga ntibigire icyo bihindura. Usenga nyuma. Abantu turashaka gusenga nyuma, ariko abantu bose basenze ntabwo basenze bageze mu bibazo. Abantu basenga mbere. Haleluya. Haleluya. Abantu basenga mbere, hanyuma muri ya masengesho akaba ari bwo Imana itegura inzira zo kuzaca muri cya kibazo kiri imbere. Imbaraga zikava muri ayo masengesho wasenze mbere. Yesu yasenze mbere. Haleluya. Yasenze mbere. Asaba n'abigishwa be kubana isaha imwe birabananira. Twananiwe n'isaha imwe. Ayacu ku giti cyacu aratunanira. Abayobozi b'itorero bagahaguruka ati mubwire abantu nyabuna basenge. Nabwo hakaza bakeya. Hanze hahandi akaba ari hahandi bavuga bati mwabana mwe ayo muriro w'amashara mwiriwe hariya biriya bimeze gute. Nigeze kumva umuntu kandi twakundaga gusenga na rimwe kandi ntagere umuntu mwito atakonje akajya gusenga. Abo ndabazi nabanye nabo. Kumva umuntu ambwira gutyo rero numvaga ameze nk'umuntu uri kuvuga ibintu ntazi. Agafata konje mu minsi agenewe. N'ubu ndabafite bashobora gufata konje y'iminsi itazagafata konje y'icyumweru kubera ko ashaka gukora amasengesho. Abandi rero bafata amakonje yo kuzajya kuryoshya n'isi, bakajya aho bashaka hose, ariko muri iriya minsi mugenerwa yo mu kazi. Haleluya.
mujye mwibuka gufatamo n'iyo gusenga, kuko twebwe intambara zacu ntabwo zimeze nk'izinanga. Amen, amen. Mwabana mwe ibyo musenga, erega muzageraho bizageraho bibananire. Erega natwe niko byakumye, ntabwo twebwe tuzananirwa, kuko uwo turangamiye, uwo duhanze amaso ntajyananirwa. Imana yacu yitwa Imana ishobora byose. Ni Imana izadushoboza, izadushoboza. Ni Imana izadushoboza. Ntabwo nzareka gusenga. Ibihense ng'Uwiteka ngo nigira uhodatari muga yonyenye byose mu bihe by'umubabaro bimpumuri nsindubuka nabw'umwanzi mu bihe byiza byo ibihense ng'Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga ndamwihereje rwose kuko nagayubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo guhora se ng'Uwiteka kujye kumara umubabaro kugezaho nzageriwe mwire zamura ijwi niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo. Bwira umuntu mwicaranye ngo igihe cyo gusezera gusenga ntabwo kiragera. Tuzabisezerera tumaze guhura nawe tukiri hano. Haleluya. Tuzakomeza gusenga igihe tucyambaye uyu mubiri. Haleluya. Igihe uyu mubiri tukiwambaye dutegerezwa gusenga no kwiyiriza ubusa, kubera ko aho tugana ntabwo iyi mibiri ariyo tuzambara. Uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngezeyo. Uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngezeyo. Nzambara ubwiza bwa Yesu
nzambara ubwiza bwa Yesu, uko azasa niko nzasa. Haleluya, haleluya. Ariko urawubabarira ngo bigende bite? Urawubabarira ngo bigende bite? Hari umugabo w'umuhanga ufatwa nk'umuntu w'umuhanga wabayeho mu myaka, n'umunyamerika yitwa Benjamin Berikole, peut-être gutya. Yabayeho mu myaka ya 1780. Niwe wavuze ngo, haleluya, niwe wavuze ngo turya kugira ngo tubeho, ariko ntabwo tuberaho kurya. Ntabwo mubyumvise? Turya kugira ngo tugire gute? Tubeho gusa kugira ngo tubone ukuntu dukomeza gukorera Imana. Ariko igitumye tubaho, icyatumye tubaho n'icyatumye Imana idushyiraho, ntabwo yadushyiriyeho kurya no kunywa. Twebwe biriya nibyo kudufasha kugira ngo tujye muri misiyo y'icyo twagenewe, bidufashe kubaho gusa. Ariko kubireka igihe runaka nibyo bitwambika imbaraga. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nahoze mvuga ku niba mushaka kuba abasirikare ba Kristo. Paulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yamwandikiye, igice cya 2 uzagisoma uhereye ku murongo wa 1. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 2 usasoma umurongo wa 1 ugeze ku murongo wa 9. Yaramubwiye ngo Timoteyo we mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa, nabo bazashobora kubyigisha abandi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bazashobora kubyigisha abandi. Aramubwira ngo Timoteyo we, nta waba umusirikare ngo narangiza yishire mu by'ubu buzima cyangwa by'ubugingo ngo bakinegeje wamwandikiye ubusirikare. Ageze ku murongo wa 8 amubwira amagambo nkunda. Aramubwira ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, agapfa kanazuka. Nk'uko ubutumwa bwiza buvuga, dore nibwo mbohesherezwa umunyururu. Ruriya rwandiko Paulo yarwandikiye Timoteyo ari muri gereza, atazira ubusambo cyangwa ndi manyanga, azira ivuga butumwa. Abantu batazi iby'umwuka nibabashyiraho n'amapingu rimwe na rimwe, mujye mubabarira, ntabwo ari ibya none kandi ntabwo bizahagarika. Ibyo ntibyahagarika, ntabwo nta muntu uzambuza gusenga, nta n'umuntu uzambuza kuvuga ubutumwa, kuko no muri gereza barabuvuga. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ibyo mbivuga ku mugaragaro, n'umuntu washaka ko mbimusobanurira neza atabyumva yampamagara nkabimusobanurira. Icyakoze igihe bashobora kuvuga bati wenda hari umuntu ujye, ntabwo dushaka ko umuntu yongera kuvuga ibintu biri hano, none dufite uburenganzira bwo kubivuga. Ngibi rero, haleluya, haleluya, haleluya. Uwo twizera, Bibiliya irambwira ngo yirirwaga mu rusengero ari kuvuga ubutumwa bwiza, bwakwira akazamuka ku musozi agapfukama agasenga. Nihagira ukubaza uti bigiye gusengera ku musozi, ni buri umwe utisige wabizanye, ahubwo uwo nizera niwe wabizanye. Haleluya. Bati wizera ubimwereke, musome Bibiliya. Ibi ntabwo tubizanye, ntanzaduka sinzaduka. Haleluya. Ntanzaduka tuzanye, yirirwaga mu rusengero. Bwana asifiwe sana. Kandi yabaga senze, hari imbaraga yambikwaga. Umunsi umwe yavuze ubutumwa, haleluya, ari hakurya y'inyanja. Abwira abigishwa be igicamunsi sigeze asezereye abantu, aravuga ati mwambuke gatoya, ngo ati muwe mugenda ndaje. Binjira mu bwato, bagezemo hagati, nawe yaragiye kwihina gatoya ku musozi. Haleluya, haleluya.
aragenda ashaka amavuta. Ureke bya bindi abantu birirwa banimba gutanga amavuta ari nta kantu kari mu dufite abantu birirwa banimba amavuta gusa gunuze. No. Kubera ko abantu basimbutse bari gusimbuka cyane ngo amavuta ntago amavuta ava mu gusimbuka. Bari abanyamuzika agiye he do urebe ko arahana ntashobora kuba ari hano no. Ntago abanyamuzika bibu mwanya ntago bawureba ariko bavuze ko tude tubahita basiye bazihira muri. Ntabwo ari hano aho nabaye hose iyo atari hariya ibindi ntibimureba no. Naho nabaye ntago ari rukiri rwose we ashobora no kuba agiye kuri bezo gatoya ariko aho nabaye ni experience. Aha ngaha abantu baba hariya cyane kuri biriya bintu byose ndakurahiye. Oya mumunyereka ari he ari none rero ibintu mutazi ibi bintu nibyo kudufasha. Haleluya. Kugira ngo tugende mu njyana na ritme imeze ibintu biriho. Ariko ibintu nimutabyitondera muzasigara muri gusimbuka kubera muzika ariko imbere ari nta kintu kirimo. Wowe urakina na muzika bashyiramo mu ntega amatwi. Urakina na muzika musicien ndi gusobanura iyi muzika. Ndi gusobanura iyi muzika. Imana ishimwe ko agarutse hano ndi kubisobanura. Bwana sifiwe sana. Wowe urakina n'iyi muzika umwana nyina zana adashobora atarana kamba mu ntega amatwi. Atarana kamba amuzanye mu mugongo akamushyira ku bibero. Bashyiramo muzika ibera karirekura akagira akagira cyagura. Muzika wowe urayikinisha wowe. Akarekura ibere. Muzika imugezemo yinjiye mu matwi cyo ukabona umwana utarivana ku bibero bya nyina ngo anakamba. Bashyiramo akaritime ukabona atangiye kugira atarivana ku bibero. Izo ni imbaraga za ntago uriya mwana z'ibintu ibyo ari byo, ahubwo ni imbaraga za muzika ziri kumunyeganyeza. Wowe uratinya muzika bafata mixeri na bafure bakayestara mu kiraro cy'ubworozi. Ingurube yabwaguraga binika bwagura 12 kubera muzika gusa. Bakubitamo muzika kanezerwa ubanza ibyana byirema munda. Muzajya mubona ibintu bikorwa na muzika rero. Munwo munanyumva. Urakina na muzika besara mu kiraro cy'inka. Ugakama amata ntiyahumuze. Iranezerwa ikayarekura. Umukamya akaba ari uruha. Imbaraga za muzika zisigaye rero zikora mu nsengero hamwe na hamwe ngo bakazamuka ati bagaza bagashiramo abantu bagahimira bakazamuka n'umuntu waje kwiba nawe hariya arindiriye ko murangara ngo telefone zitware nawe agasimbuka yanyeganyega mukagira ngo n'umuntu nta kintu kirimo. Aya masengesho akwiye kurema amavuta y'umwimerere. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi umwe ararimba ngo ndaririmbira Imana kuko hari impamvu ibintera. Ariko n'abaririmbira ubusa nabo bagira gute? Nabo bararirimba. None uririmba ukanasimbuka. Jya usimbuka ariko ujye wumva. Haleluya. Hari ibanga ry'umwuka wera ugendana. Hanyuma muzika ifatane ni abari igikangura iby'umwuka uzamu, ariko ntugendere muri muzika gusa. Abantu bashaka amavuta ariko ntayahari. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Amasengesho. Amasengesho. Munteze amatwi. Mwavuze ngo nukuyoboza iki? Imana inzira.
Imana yaraturinze muri 2023 n'uyu mwaka turimo turawusoza neza kubera ko turi mu nzu y'Imana turawusoza. Haleluya haleluya haleluya. Ndahamya neza ko abantu bahagaritse ibindi bintu usibye ko abaramwe abantu batabizi bataza bamanga batekereza yuko abarokora rimbura mukoro kubera ko bingiye mu rusengero, ariko ntabwo turimbura mukoro. Muri abantu mufite agaciro, mufite n'ibindi bintu mwakora. Nigeze kwinjira mu rugo rimwe, madame arambwira ngo hari umuntu waje kubarura ngo abaze ibyo dukora. Ntibyagenze gute se? Ati namubwiye ngo uri umupastori. We wamubwiye se kuko ukora iki? Ati icyo gihe nta kazi yari afite, ntiyari yakabona ibyo akora. Ati je namubwiye ngo ntacyo nkora. Ndaga nti wampemukiye. Kuki utamubwiye ko wikorera? Ibyo mvuze murabyumvise? Ntukaje uvuga ko nta kazi, uvuga ngo nta kaburungu, ubona ngo nta kazi ngira. Nta kazi ugira, uri iwawe. Wageze ngo kariya kazi karakazi, wageze ngo numera kazi wirirwamo. Haleluya haleluya. Uvuga ko wikorera, je undikorera. Je ndikorera, ntavuga ngo nta kazi ngira, nta kazi ugira kwe. Wowe uri umuntu utagira ikintu akora ni kuzubwo nk'uko. Wowe wambyariye abana, ubitaho, urabarera, nta numwe wari wagwa mu ziko, bararya barakayangana barambara neza, urabashinzwe. Umuntu utashobora kugira ikintu yikorera uramureza, uramukujije, warangiza ukavuga ngo ntacyo ukora. Imana wabarere mu izina ryande. Uvuga ko wikorera. Haleluya haleluya haleluya. Uvuga ko wikorera. Ntabwo abarokore rero kuba twaje hano twebwe turimbura mukoro. Umuntu afite agaciro gakomeye cyane. Ndeba abasore n'inkumi mfite, maze kugira abasore n'inkumi bamwe bambwe batari ko muzee vie turumva tugukeneye.